Reka tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, niba kandi utameze neza turakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo gukomera kigabo, ukagerageza guhaguruka ukishakamo ibisubizo, kuko burya ibyiza bihora imbere. Uyu munsi biranga, ariko ejo haba hari icyizere cy'uko bizakunda. Niyo forumire y'ubuzima, uyu munsi biranga ejo bigakunda, cyangwa uyu munsi bigakunda ejo bikanga. Nuko tubayeho, ariko nanone ntabwo tugomba gucika intege, ni ugukomera tugakomeza ubuzima. Nanone rero ntabwo twatangira iki kiganiro tutabanje gushimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro gakomeye, kuko ni mwebwe mudutera inkunga tugakomeza kubasha gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Imibare iracyatwereka yuko hari abantu bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo ukaba ubiterwa no kutamenya uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa bikaba biciyemo, ntabwo wongera kuyakandaho mu gihe kizaza. Ni rimwe gusa bikaba birakunze. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Urumva rero ko ni iby'ingenzi kugira ngo utazajya ucikanwa. Hanyuma nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku isomo rikomeye cyane dushobora kwigira ku gasimba gato kitwa ikimonyo. Iryo somo rishingiye ku magambo yo mu migani igice cya 6, umurongo wa 6 kugeza ku wa 11. Reka wenda tubanze tunyuzemo amaso twiyibutse, wenda ku muntu waba atayibuka neza. Ayo magambo aragira ati: wa munebwe we, sanga ikimonyo witegereze imigenzereze yacyo, maze ube umunyabwenge. Nubwo kitagira umuyobozi cyangwa umutware cyangwa umutegetsi, cyitegurira ibyo kurya mu mpeshyi, kandi kikihunikira ibyo kurya mu gihe cy'isarura. Wa munebwe we, uzaryamira ugeze ryari? Uzakanguka ryari? Reka nongere nsinzireho gato, mpunikireho gato, nirambikeho gato, nipfunyapfunye. Ubukene buzakugwa gitumo bumeze nk'umwambuzi, n'ubutindi bugutere bumeze nk'umuntu witwaje intwaro. Aya magambo rero dusomye arimo isomo rikomeye cyane twakwiga, kandi rikaba ryaduhindurira ubuzima. Nk'uko twese tubizi, ikimonyo ni agasimba gato cyane katagira amategeko cyangwa se umuntu ugategeka ngo kora urya, ariko gafite ahazaza heza. Mu mpeshyi nibwo gakora cyane. Aka gasimba karibwiriza, kakamenya kubika ibiryo mbere y'uko igihe cy'ubukonje kigera. Kabasha kubika ibiryo bizagatunga muri icyo gihe cyose hazaba ari igihe cy'ubukonje, mu gihe katabasha gusohoka. Aha rero twibuke ya magambo twatangiriyeho dusoma, aho Imana itubwira iti: sanga ikimonyo witegereze uko gikora, maze ube umunyabwenge. Ntabwo Imana irimo kutubwira ngo tujye ku muntu wize amashuri menshi, cyangwa se umuntu twavuga abandi bafite ubutunzi b'abakire cyane. Oya, ahubwo irimo kutwohereza ku gasimba gato ariko gafite icyizere, cyangwa se bavuga ngo gafite ejo hazaza heza. Mu magambo twasomye dutangira, hari aho umwanditsi w'imigani yibajije ati: uzaryamira ugeze ryari? Uzakanguka ryari? Dore ibibazo rero byiza umuntu wese wumva
ashaka kwisuzuma yakwibaza: mbese ndakora uko bikwiriye? Ese nitegurira ejo hazaza hanjye cyangwa se ndasevinga? Cyangwa usanga ndi wa muntu udafite n'icyo kurya igihe ibihe bibi bigoye bigeze. Aya magambo twasomye arareba buri muntu wese wifuza gutera imbere mu buzima, yaba umunyeshuri, yaba umubyeyi, yaba umukozi cyangwa undi muntu wese. Twongeye tugatekereza ku rugero rw'ikimonyo twatangiriyeho, twakwibaza tuti: ese tugira gahunda y'akazi kacu cyangwa dutegereza kubwirizwa icyo gukora? Ese dufite umuco wo kuzigama no gutegura ejo hazaza? Iyo umuntu akunda gusinzira no kudakora, Bibiliya ivuga ko ubukene buzamutera kandi bumutunguye nk'umujura. Twese kuko tubizi umujura aratungurana. Ni kimwe rero n'ubuzima budateguwe. Iyo ibihe bikomeye bigeze, umuntu aratungurwa. Hari igihe dushobora kwibwira ko dufite igihe gihagije, ariko akenshi na kenshi ubuzima ntago butegereza. Nk'uko ikimonyo rero cyitegura ibihe bikomeye cyangwa bigoye mbere y'uko biba, natwe tugomba kuba abantu bahora biteguye. Iki kiganiro rero twavuga yuko kidusigiye iki? Twabonye ko tugomba gufata akanya tukisuzuma, tugasuzuma imikorere yacu, tugasuzuma imyitwarire yacu. Nanone twibukijwe ko ubukene butera umuntu, twibukijwe ko ubunebwe butera umuntu ubukene, ariko umwete wo ukazana umugisha. Nk'uko ikimonyo rero gikorana umwete kandi ntigitegereze kubwirizwa icyo gukora, natwe dukwiye kuba abantu bafite gahunda, bafite icyerekezo kandi bategura ejo hazaza mbere y'uko ibihe bigoye bigera. Wakoze cyane wowe wabanye natwe kuva dutangiye iki kiganiro kugeza kuri uyu musozo. Naha tugisoreje, naho ubutaha. Twizere yuko wabashije kungukamo byinshi. Niba hari amasomo y'ingenzi wabashije kunguka, turagushishikariza kutayihererana, uyasangize n'abandi. Bikorwa bite kugira ngo usangize iki kiganiro, ugisangize abandi? Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, ubasha kugisangiza n'abandi. Ikindi natwe bitwereke niba wagikunze, urabona andi magambo yanditse like, uyakandeho bitwereke. Biri mu bidutera imbaraga, akanyamuneza ko gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi, ntiducike intege. Naho ubutaha rero, Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu, mukore, muhahe, muronke. Bye.